Ese ushaka kumenya niba visa yawe izaba approved bitewe na interview uzaba wakoze? Niba ujya ubyibazaho, hari ibintu ugomba kwirinda kuvuga muri interview. Muri iyi video ndakwereka ibintu bitandatu ukwiriye kwirinda kuvuga muri interview kuko bishobora kukwimisha visa yawe ntibe approved. My name is Ingabire Alain. Welcome to Storyteller Rwanda, your channel, your destination. We are the Shinning Mountain. Together we can make it possible. Fly the dream of Africa and live the life you need. Ndashimira mwese mwamaze kujoininga Storyteller Rwanda no kutugaragariza ko ibiganiro tubagezaho mu byishimira kandi ko hari akamaro bibafitiye, hari icyo bibagezaho muri rusange. This is the one and only channel you can get the best immigration advice. Information zose zijyanye no kuva mu gihugu kimwe ujya mu kindi nta handi wazisanga uretse kuri Storyteller Rwanda. Twanirijwe n'uburyo mwanakiriye ibiganiro bishyashya bya entertainment ndetse n'ubushakashatsi hirya no hino twagiye tubagezaho. Video y'uyu munsi icyo turi bwibandeho cyane ni ibintu bitandatu ukwiriye kwirinda kuvuga mu gihe ugiye gushaka visa ikwerekeza muri Amerika, kuko uramutse ubyirengagije visa yawe ishobora kuba denied, refused. Kugira ngo rero twirinde ibyo byose, niyo mpamvu ndi hano ngo ngusobanurire uburyo ukwiye kuba prepared before you go to interview. Icyambere naheraho mu gihe ugiye muri interview, make sure ko ufite round trip ticket. Nivuga round trip ticket ni ya tike izakujyana ndetse na tike izakugarura. Iyo ufite ticket izakujyana gusa, biragoye kuba wabona visa ikwemera kujya muri Amerika, because uba ushobora kuzatinda kugaruka cyangwa se ukazanagumayo. Biragoye ko waba convinka ko itike uzayibona ugezeyo mu gihe wagurutse ntayo ufite. It is impossible. Aho waba uturutse mu gihugu icyo ari cyo cyose fa kuba kiri hanze ya United States, ugomba kuba ufite itike izakugarura mbere yuko winjira ku butaka bwa Amerika. Icyo ni ikintu cya mbere ukwiye kwitondera, kuba ufite itike izakujyana n'izakugarura, round trip ticket. Ikintu cya kabiri, kutagaragaza home ties zihagije. Home ties nazisobanuyeho neza muri video zanjye zabanje. Uzifiteho doubt ushobora gusubira inyuma ukaba wareba video twabanje gukora mu minsi ishize aho twasobanuraga home ties mu buryo bwimbitse. Before ko visa yawe iba approved, ugomba kwerekana impamvu zifatika zigaragaza ko uzagaruka mu gihugu waturutsemo. Urugero, umuryango, business runaka ukora, properties, shares ufite mu bigo bigiye bitandukanye, abana, akazi n'ibindi bitandukanye nagiye mvugaho. Ibyo icyo bigufasha ni iki? Byerekana ko nubwo ugiye muri Amerika, you are not going to stay there. Ugiye kuvisitinga, ugiye muri tourism, after igihe wahawe cya visa ukazagaruka mu gihugu cyawe. Ibyo rero iyo utabyujuje bishobora kukubuza kubona visa. Byerekana ko home ties yawe iri weak, ushobora kujya muri Amerika ugakwamirayo. Ibyo bishobora kukwimisha visa rwose. Home ties zawe zigomba kuba ziri strong. Icyo bigusaba ni iki? Ugomba kwitegura mbere yuko ujya muri interview. Niba ari bank account ikaba imeze neza, niba ari paper zigaragaza umuryango wawe, property ufite, business zawe ziraninga, shares ugiye ufite ahantu hatandukanye, byose bigaragaza ko you are not going in America to stay. Icyo ni ikintu cya kabiri kandi ni ingenzi cyane. Please cyiteho mbere yo kujya muri interview.
Ikindi kintu ugomba kwirinda mu gihe uri gukora interview, irinde kuvuga ko ufite boyfriend, girlfriend, fiance cyangwa uwo mwashakanye uri muri Amerika mu gihe uri gukora interview. Ibande ku mpamvu ikujyanye kurenza uko wakwibanda ku bantu bawe bariyo. Nibaramuka babikubajijeho ntuzabeshye, ariko ntuzibande kuri girlfriend wawe, boyfriend wawe, uwo mwashakanye uriyo. Uzibande ku mpamvu ikujyanye muri Amerika kurenza ibyo byose. Impamvu hano nuko niba uri gusaba visa yo gusura ukavuga ko ufite yo boyfriend, girlfriend, fiance cyangwa undi muntu wa hafi wawe cyane, biba bigaragaza ko ushobora kuzagerayo ukagumayo kuko ufite umusponsor wawe uriyo uzagufasha kubona green card. In case babikubajijeho, please don't lie. Ariko mu gihe uri kwitegura interview ntuzashyire imbere fiance wawe kuko bishobora kugaragaza ko ari deal muri gupanga ko ushobora kujyayo akaba yagucumbikira akaguhisha green card. Muri izo nzira ubusanzwe twavuga ko zidakurikije amategeko. Ikindi kintu ukwiye kwirinda ni ukuvuga ko ugiye mu kazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi visa uri gusaba ariyo gusura, visiting, tourism cyangwa se wenda ugiye ku ishuri. Ibyo rero bishobora kukubuza amahirwe yo kubona visa kuko ntabwo uba ufite uburenganzira bwo kuba wakora muri United States. Ubwo rero iyo wivuyemo ukavuga ko ugiye mu kazi, niyo yaba ari company yawe iriyo ugiye gukorera, bihita bigaragaza ko uri kubeshya ari amakuru runaka uri guhisha. Ubwo rero irinde kuvuga ko ugiye mu kazi niyo koko byaba ari byo. Visa uri kwaka niba ari visa touristique, vuga impamvu, uvuga aho ugiye, igihe uzamara n'igihe uzagarukira. Ibindi uzabikora uhageze, rikomeze ribe ibanga ryawe. Ni benshi bafashwa n'inama zinyura hano kuri Storyteller Rwanda. Nawe niba ubona inama zinyura hano zigufasha, hari icyo zikungura mu rugendo rwawe rwo kuba washakisha ubuzima, kora kukazogera kugira ngo video twaprodinze ijye kugeraho ku gihe. Ikintu cya nyuma nasorezaho, ukwiriye kwirinda kuvuga mu gihe uri muri interview ni ijambo I don't know, ntago mbizi. Iryo jambo rigaragaza ko nta makuru ufite muri gahunda urimo, mu byo ugiye kujyamo, ntago uri prepared. Urugero, ntago uzi ahantu ugiye kwerekeza, ntago uzi location ya nyayo y'ahantu ugiye kwerekeza. Niba ari akazi ugiye gukora, ntago uri kwerekana details y'akazi ugiye gukora, uburyo uzagakoramo naho uzagakorera. Ayo ni amakuru akwiye kuba ufite mbere. Niba ari umuntu ugiye gusura, amazina ye, aho atuye ndetse na relationship mufitanye. Niba ugiye gukora tourism, ese ni hehe ngiye gusura, nzahamara igihe kingana iki, for which purpose? Ibyo ni ibibazo bazajya bakubaza. Nakwishimira ko wakwiye kuba uri prepared, ukazirinda kuvuga ngo ntago mbizi. Ikindi ukagira akantu ka confidence. Confidence burya igaragaza ko wiyizeye mu byo uri gukora. Nanone kandi confidence ijyanirana no kuba hari amakuru ufite runaka. Iyo witeguye mbere ukajya muri interview uri prepared, confidence zirizana kuko ibyo ubusubiza biba biguturukamo utari kubishakisha. Nuramuka witeguye neza interview yawe, ugasubiza ukurikije uko twagiye tubikurikiranya hano, ukirinda amakosa amwe namwe twagiye tumentioninga hejuru, nta kabuza visa yawe izaba approved. Ibibazo byose uzabazwa muri interview bishingiye kuri ibi tumaje kuganiraho. Ubwo rero ndagusabye witegure neza, ubigire homework, nta kabuza visa yawe izaba approved. Reka mwese muri urugendo mbifurize amahirwe masa. Good luck, kandi ntimukajye mwibagirwa gusharinga ino video kuko hari benshi baba bakeneye ano makuru.
ari helpful cyane. Inshuti, abavandimwe banyu, mujye mukora uko mushoboye izi video dukora nabo zibagereho. Mbibutsa ko kubifuza kampani yabafasha mu Rwanda no mu Burundi mwagana Weduka Apply. Mu Rwanda bakorera hano Kicukiro. Ubwo rero mu gihe ukeneye ubufasha, ukeneye kampani yagufasha, nta yindi nakurangira, ni Weduka Apply. Ukeneye nimero zabo bayandikira muri email nkazikoherereza. Thanks for watching.